ngwino urebe akirure do uno muhungu yirukankanye n'umwana urumva naba ameze mananje wacuye kwibaza ku kazi kanyu mwikorera imizigo kumamwicaye mu rushywa n'ikiburira umva ahubwo se ugira ngo buriya abakarani baravunika kuturusha akoze ukuntu ari njye washyushye njye washyushye neza rwose ariko natwe nta kibazo noneho ngiye kuzashakira umuntu ukorera makiyaje umukobwa wanjye meze neza umeze uteze biracamo nta kibazo Lewis yiteguye se Lewis mbonye ari kuganira na Trisha ngo kuje kumura mu gitondo ngiye kumurira tujye mu kazi nijye ugomba kumuca uyu munsi yambwiye ko imodoka yimaze iminsi mu igaraje natekerezaga ko uyu munsi mudafite akazi mutari bukore ubwo amasaha yagiye bya nyabyo kabisa none se Daniel amasaha yagenda bizi ariko se ariko n'ubundi Daniel Ehe ubonye iki ko Nana arimo aragenda adukorera udutwiko dutangaje ubonye ko rero Nana ahise atangira kwifatishwa kuri Dani amubwira ati buretse kugenda ati se ko watangiye mu gitondo sinzi niba abantu mujya mu nkundo biri abakobwa bajye babikora ariko ngenda cyeka ari ubwa mbere mbonye umukobwa yiteretesha umuhungu nyine amubwira ashaka kumubwira ko amukunda ariko nyine ubona ko yabibuze ariko nyine ubonye ko Nana yabuze ahahera abwira Dani ko amukunda rwose yabitangiye kera aza ati Dani kutajya utuma tuganira nkabona urimo uraza wirukanka nkabona urimo uraza ucaho bite byawe ariko ubonye yuko Nana no munsi noneho kabisa habuze gato ngamubwira ijambo gusa episode ikurikira nizere ko turi mubone noneho yabimubwiye kuko urana ko amukura cyane nago yakomera kumuhereza abantu rero muzi by'inkundo murana ko rero Nana yashije murana ko Nana irigwa atekereza uyu muhungu Dani ahubwo yabuze uburyo yamubona ngo amubwire ko amukunda byasize byanyabyo rero Nana nubwo amukunda nago yigize abibwira Trisha nk'inshuti ye urabona ko ari ibintu abagerageza kuba yakora wenyine mu buryo bwihishe ariko hagati aho Nana nyine urana ko yamukunze cyane bimwe bya nyabyo kandi nyine Dani nawe ntago Dani amukunda cyane kuko iyo Dani aza kumukunda ari no kumutereta mbere kuko Dani nawe yabibonye kera yuko Nana amukunda cyane ndetse urabizi iyo umukobwa gukunda ubibonera no mu maso ndetse n'uturimo twe n'akarimbi kiwe karabikwereka Dani rero yari yabibonye ariko aravuga ati wapi ntago arabishaka ariko ubonye ko yaraje kureba Lewis akihagera ahita afungura imodoka uyu Nana abaramusanganiye akimusanganira rero nibwo mwabonye yuko uyu Nana yahise avuga yuko ngo hari utuntu twishi ngo Lewis arimo igomeza mujijisha abantu batabizi bagize ngo nuko yagira ngo nyine nga aho umwanya Lewis agane n'umukunzi we ariko yashaka ko bikundanira episode nshya ngira ngo tureda tubona yuko yabimubwiye neza Dani uburyo yabyakiriye Dani uburyo nyine ari bubifate ndetse na reaction ze tukazimenya rero ngira ngo mwabonye yuko mama Lewis yakomeje kubwira Trisha ndetse na Lewis ati iby'ubukwe bigeze hehe ubukwe bugeze ngo dutangire twitegure duhamagara imiryango izana ibyo kunywa tuzitegura ikiro kimeze neza ati mwitegure vuba mugire vuba abwira Lewis ati rwose naguhaye umukobwa mwiza kandi uyu mukazana wacu ndamukunda cyane Lewis rero nawe mwagiye mubona ko yagiye abyikiriza ariko bitamufasheho nuko nyina atashishoza ariko nyina nabamutwara gake kuko azi ko Alice yamusigiye igikomere Lewis akomeza kurwana avuga ati nzajya nereka mama aho gake nyine ko cyandimo ariko buriya ntago ngemba mushaka ngemba nishakira umukunzi wanjye rukumbi Alice rero nakomeje mbabwira yuko mwabonye ko uyu Nuza ntago ari kugaragara muri filime mwagiye muzi ko yagiye kwiga Nuza Ono cyangwa se Honorine yagiye kwiga muri Amerika mwabonye ko muri filime ariko byagenze yashoje batubwira ati yagiye muri filime igihe azagarukira nyifite mu maboko ndi bubabwire uburyo bizagenda igihe uyu Honorine azagaruka akaba mwamubona avuye kwiga episode nshya rero izaza nzabwira uko bizaba bimeze rero ngira ngo mwabonye yuko nanone Trisha yakomeje kujya yinginga
Lewis amubwira ati Lewis tuza, umeze ute, ariko umugenda amumenyera breakfast, amubwira ati fata ifunguro mera neza, ariko ukabona yuko Trisha nyine nawe bitwara gake nyine kugira ngo amwigarurire, ntago yahita amutwara cyane cyangwa se ngo amuvugishe cyane, ubona ko amugenza gake gake buryo Lewis azasanga yitwaye mu mutego. Rero buriya nuko imbogamizi hano ziri kuri Trisha nyine, kangarukire nko kuri Trisha ashaka nko kubona Lewis bakundanye cyangwa se babanye, nuko buriya babana cyangwa se ari nk'ibintu by'imiryango, ntabwo buriya wapfa kubihosha. Buriya afashe Lewis akaba yagira uburyo nyine amwongoza bakaryamana, Lewis akamutera inda, ntago kabisa, ntago uyu nguyu Trisha yazongera kurushywa no kuvuga ngo arimwe arashaka Lewis iruhande, kuko Lewis nawe yaba yumva yarakoze amakosa, ahubwo icyo agomba gukora ari ugutuza akarera cyangwa se agashaka agakoresha mariage. Ndetse uyu Trisha agomeza kugenda amukaga ati nubyanga nzakujyana muri RIB ujye utanga indezo, mbona atabyishimira Lewis, akaba ariyo mpamvu yahita avuga ati reka tubane nyine nta kundi naguye mu mutego. Rero ibintu ntabwo byakunda kuko ubona ko ari ibintu byo mu muryango Trisha biteguye, na nyina wa Lewis ahita amwanga cyangwa se nawe akamwanga. Rero ntabwo ari ibintu byiza yabakoze, ahubwo icyiza nyine nuko azagoma agapfusha akemera yuko babana. Ikindi nanone tutavuzeho, mwabonye ko Alice aho ari kuba kwa Lucky ameze neza cyane, ubonye ko noneho Lucky yamuguriye telefone smartphone ndetse na katushi, arimo aragenda ahamagara inshuti ze ndetse azajya ahamagara video call, mu buryo bwo kurebana n'umuntu uhamagara, azajya ahamagarana rero na Honorine yagiye kwiga muri Amerika, bazajya bavugana video call. Ndetse mwabonye ko hari akantu k'ingenzi tutasimbuka ngo tuvuga ati reka tukihorere muri ubu busesenguzi bwacu. Rero mwabonye yuko Lucky yaje kumubwira ati cyangwa ngo kuba nkuhaye telefone ugiye kuba wakundana nyine n'utundi dusoresore, ubu ugiye gutangira uteretwe. Nyine ubona ko Lucky abivuze bitamushimishije cyane, nyine abivuze ari nko nk'ubu ushaka kubwira umuntu nyine usa nk'umubaza cyangwa umubwira ati bizakura nyine uzabikora. Wabonye ko Lucky rero yashatse yabivuzeho, noneho Alice aravuga ati jyewe rwose ibyo ntabwo nabikora, ati jyewe icyo nshaka kuzajya nkoresha ino telefone ni ukureba utuvideo dusetsa, ni ukuzajya mpamagara Honorine tukiganirira. Ariko nyine babonye ko hari irindi shyano tuzabona muri iyi filimi, umunsi Lucky azabwira Alice ati ndagukunda, kuko biriya bikorwa Alice amukorera nk'umugore n'umugabo babana mu rugo bizatuma amwiyumvamo amukunde. Lucky bitume nyine amubwira ati ndagukunda, abishyire hanze. Alice rero nawe ntagaze icyerekezo cya Lewis, ntagaze aho bizaherera, reka turebe. Gusa bano bakinnyi ba filimi barimo baragenda baduhisha ahantu Lewis na Alice bazahurira, twongeye tubona urukundo ari mawe. Gusa reka twitege muri episode zikurikira, kuko murabona yuko yamaze kugira telefone uyu Alice, yagize smartphone, azanamubona ku ma WhatsApp, azamubona kuri Facebook ndetse n'izindi mbuga zose, azagenda azishikororingaho amubone, kuko urana ko byoroshye, yagize smartphone. Ndetse banahuye rimwe noneho bagahura, kabone nubwo bakongera bagatandukana, nago nkeka yuko bahita baburana, kuko Alice bafite telefone na Lewis afite telefone, bagiye bavugana. Rero episode nshya ya 20 mbonye isohotse, reka nze nkwereke uburyo tugiye guhita rero tuyireba, tukareba se bahuye byagenze bite, bya Lewis na Alice bahuye cyangwa ntibahuye. Gusa mwabonye yuko umuntu watanze kiriya gitekerezo nabagiriye inama ati tanga igitekerezo hariya, bahita bakumva. Iyo kinyujije kuri icano ngenda nkabafasha kikabageraho kimeze neza. Hari umuntu yababwira ati muzakora akandi ka video muri ahantu nyine mu kajaride, ahantu hari utwatsi n'akaga gahuha, bizadushimisha. Ubonye ko rero bahise babihindura. Wejye ugenda hano uze kuri icano yitwa Jugusine Rami, ukore subscribe, ndetse nurangiza uhite ugenda muri comment wandika ati ndashaka ko muhindura kano kantu, ndashaka ko Lewis na Nuza bahura. Iyo
biri muri bije babona ko nyine bikwiye ibyo bintu bahita babifata bakabikugaragariza, bigatuma umufana wayo wese agira uruhare mu gutegura filime nziza cyangwa se mu kureba filime yishimiye kandi azi ko nawe ahabwa umwanya. Rero biba ari byiza cyane kuba twaha abafana bacu nabo bakagira uburyo bisanzura. Niba ufite igitekerezo uba ushaka kuba waha abantu runaka akavuga ati genda ndashaka kwisanzura, ntabwo turi nk'abandi rero ugenda ukabwira igitekerezo ati ndashaka ko mwakora bino, ugasanga baragututse cyangwa se ntibakumvishe bakwitesheje amatwi. Ariko hano twebwe tubabwiye yuko mujye kuzajya mudukurikirana mumeze neza mufite amahoro, kandi mujye kuzajya mudukurikirana mwishimye. Ndaje rero nitwa Jogcine Rami, nabwiye ko nzajya mba amakuru yose y'ingenzi, kandi ntugacikanwe na buri video ya buri munsi uzajya wumvira hano kuri channel, izajya kugira akamaro kandi uzajya ugira amahirwe yo kuba wafigisinga all problems you faces igihe cyose uba uhari. Tuba tumeze neza. Murakoze cyane. Nitwa Jogcine Rami, mu kanya ndaje. Wigenda udakanze subscribe, like ndetse na comment, niba ngombwa unasharinge. Murakoze cyane.